Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cyaho cya 30. Reka dusome twumve uko rivuga. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawudi akurikirana iminyago ayifatira mu nzira ayigarura. Murongo wa 6 uravuga ngo maze Dawudi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye, bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Dawudi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawudi abwira Abiyatari umutambyi mwene Hameleki ati, ndakwinginze nzanire efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawudi efodi. Dawudi aherako agisha Uwiteka inama ati, nkurikire izo ngabo ndazifata. Aramusubiza ati, zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Ngiryo ijambo ry'Imana nshaka kugira ngo tuganire kuri munsi wa 3. Ariko nongera kuyibutsa yuko dufite amasengesho twatangiye kuwa mbere tugeze uyu munsi ku munsi wa 3. Ni amasengesho avuga kugarura ibyawe. Murumva rero n'iri jambo dusomye, Dawudi nawe ngo agarutse mu rugo asanga yamaze kunyagwa abana n'abagore, n'ibyo byose asanga babitwaye. Ariko Bibiliya iratubwira ngo nuko Dawudi ngo yisunga Uwiteka, agisha inama Uwiteka. Uwiteka aramubaza ati, ese nkurikiranize ingabo ndagarura ibyanjye urabangabiza? Imana iramubwira iti, bakurikire ntabwo uzabura kutagarura ibyawe. Uyu munsi ndi ku ijambo rivuga ngo warambuwe uranyagwa. Uyu munsi ushobora kuba uhagaze mu ruhande rubi, ushobora kuba ufite inkuru mbi, ushobora kuba unyura mu ntambara biterwa n'ingaruka z'ibyo Satani yakwambuye. Ushobora kuba wasengaga, ushobora kuba uri umuvugabutumwa, ushobora kuba uri umushumba, ushobora kuba uri umukristo. Aho waba uri hose mu itorero uko ryaba rimeze rwose, iyo utabaye maso uramburwa, iyo utabaye maso uranyagwa. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo Dawudi agarutse mu rugo rwe asanga ngo yamaze gutwarwa cyangwa se yamaze kwamburwa abana n'abagore. Ariko ngo ntabwo yaheranywe n'agahinda, ntabwo yaheranywe n'umubabaro, ahubwo ngo yibuka yuko Uwiteka umutabazi we ahari. Ngo nuko araza asanga Uwiteka amugisha inama. Aramubaza ngo ese uranyemerera kugira ngo ngarure ibyanjye sanze nanyazwe? Uwiteka aramubwira ngo nta kizabuza kugarura ibyawe. Bivuze ngo aho abantu tuguye twese uyu munsi ni ikintu cyitwa kugisha inama Uwiteka. Abantu muri iyi minsi ahura n'intambara, ahura n'ibibazo, ahura n'ibintu bitandukanye, ahura n'indwara, ahura n'ubukene, agahura n'ibintu bitandukanye bimugerageza mu muhamagaro, cyangwa se bikamugerageza mu rugo rwe, cyangwa se bikamugerageza mu rushako, cyangwa se akageragerezwa mu kazi, cyangwa se akageragezwa ku giti cye. Nuko nta kindi cyisha abantu uyu munsi, nuko iyo umuntu ahuye n'intambara n'izo ngo aragenda agashaka abantu, akaba yagenda akagisha inama urubyiruko rugenzi rwe, cyangwa se akagisha inama mugenzi we. Yego birahari, ni byiza kugisha inama mugenzi wawe, ariko igisumbye aho ngaho ni uko ukwiriye kwibuka yuko hejuru yawe hari umuntu ukwiriye kugishwa inama, nta wundi ni Uwiteka. Kandi tubonye urugero rwiza, ni uko Dawudi ahuye n'ikibazo cyo kwamburwa umuryango, agasanga umuryango we bawutwaye, nta handi yahungiye ku Uwiteka. Uyu munsi ndagusaba kugira ngo nawe, niba hari abantu bahungiragamo, birashoboka ko wari umaze iminsi hari abo uhungiramo nta gisubizo ukurayo. Birashoboka yuko hari aho wahungiraga ariko nta gisubizo urabona.
birashoboka yuko wahungiraga kwa muganga ukajya kwivuza bikanga, kugeza uyu munsi ukaba umaze kuzenguruka abaganga batagira uko bangana, nta gisubizo. Ariko uyu munsi izanye igisubizo iwawe, nuko Uwiteka ari igisubizo cy'ubuzima bwawe, ari igisubizo cyo mu kazi kawe, ari igisubizo cy'abana bawe, ari igisubizo cy'umugabo wawe, ari igisubizo cy'umugore wawe, ari igisubizo cy'ubuzima bwawe. Nta wundi ugufitiye igisubizo uretse Uwiteka kumugisha inama. Uwiteka niwe ugufitiye inama nzima. Bene data, ndagira ngo nongere mbagarura ku murongo uvuga ngo ese inama mumaze kugisha inama abandi umumaro wazo mukuyemo n'uwuhe? Ni izihe nama ukuye muri bagenzi bawe, uretse kukuroha, uretse kukubeshya, uretse kugukerereza, uretse kuyobesha? Ariko igisubizo tubonye hano, Dawudi aho amaze guhura n'ikibazo, ngo nta wundi yahindukiriye kubaza, abaza Uwiteka. Uwiteka amuyobora inzira nzima, aramubwira ngo kurikirana ingabo zamaze kugutwara abagore n'abana n'ibintu, bamaze kugera kure, ariko ntiwite ku gihe bamaze gutwara ibyawe. Ngo aramubwira ngo kurikirana, uzabagarura. Uyu munsi ndagira ngo ukangurire kugira ngo niba wari umaze gutakaza ibyiringiro, niba wari umaze gusubira inyuma, niba wari umaze guterwa ubwoba n'ibindi n'ubuzima ucamo, ndagira ngo ubwire uyu munsi igisubizo kiri ku Mana wizeye. Izera Imana, ongera usubirane ibyiringiro, ongera usubire mu ijambo ry'Imana, ongera usenge Uwiteka, ongera ushake mu maso y'Uwiteka. Imana ifite igisubizo cy'iyo ndwara. Uwiteka niwe ufite igisubizo cy'ubwo bushomeri. Uwiteka niwe ufite igisubizo cy'urushako rwawe. Uwiteka niwe ufite igisubizo cy'ibyo bibazo ucamo byose. Ndagira ngo mbabwire ngo hari umudamu mperutse kwakira, avuye Faisal, aciye muri sikaneri, bamusuzumye arwaye umugongo. Faisal iramwohereza, iramubwira ngo jya i Kanombe. Kanombe nabo baramubwira ngo bamuhunde umunsi wo kugira ngo azasubize, azagarukiye kuri uwo munsi bari bamuhaye. Ariko nshuti z'Imana, nshuti z'umusaraba, ngo amenye neza, yibuka ko Uwiteka atariho wamuvura, nta wundi woshobora kumuvura. Abaririza ahantu basenga, amenya aho dusengera, araza aradushaka, adutekerereza igihe amaze arwaye umugongo, avuye za Butare, abahazi, amaze imyaka n'imyaka yivuza byaranze umugongo. Nubwo bamuzanye aho ngaho bamuteruye, ariko ngo bamugeze aho ngaho antekerereza ukuntu amaze imyaka n'imyaka arwaye. Ngo amare kubintekerereza, icyo nakoze namubwiye ngo nta wundi, abaganga kubajyamo kwivuza muri byiza, ntabwo mbuza abantu kujya kwivuza, ariko hirya y'abaganga hari imbaraga z'Imana, hirya y'abaganga hari ukuboko kw'Imana, hirya y'abaganga hari ijambo ry'Imana rikuriho ribasha kugukiza. Amaze kuzenguruka abaganga bose binaniranye, aza aho twasengeraga, dusengera i Kanombe, aza aho twasengeraga, arabintekereza ukuntu amaze imyaka n'imyaka yivuza byaranze. Ambwira amafaranga amaze gushora muri ubwo burwayi, amafaranga menshi cyane. Amare kubintekereza, namubwira ngo ugiye gupfukama, nturambureho ibiganza, ndagusiga amavuta kuri uwo mugongo, urava ahangaha ukize. Uwo navuga ngo nawe Satani yari amaze kumunyaga umugongo, atakibasha kugenda uko bikwiriye. Nawe ushobora kuba hari ibyo wanyazwe mu mwuka, impano z'umwuka wera wari uzifite, ariko wamaze kuzamburwa. Ushobora kuba utagihagarara kubera ingaruka zo kwamburwa umugongo. Ushobora kuba warambuwe ibyishimo n'amahoro, warabyambuwe na Satani. Ariko nagira ngo ubwire ngo ongera usubire mu Mana, ongera wisunge Uwiteka, ongera ugishe inama Uwiteka aho bigeze. Uwo mudamu arapfukama, turamusengera. Ndababwiza ukuri, sunguka byasi ukugira ute, yavuye aho ngaho akize.
yavuye aho ngaho akize, ahita ahamagara ab'iwabo za Butare avuga ati ndakize, baransengeye nakize. hari umunsi nzamuzana hano yitangira ubuhamya, turamusengera arakira. ndavuga hejuru y'ijambo rivuga ngo kugarura ibyawe wanyazwe. ushobora kuba uri ahantu uri aho warihebye, ushobora kuba uri ahantu urwaye indwara uyimaranye imyaka 10, imyaka 5, ariko uragira ngo ubwire ngo Imana irakiza. Imana ikiza umugongo, Imana ikiza sida, Imana ikiza kanseri, Imana ikiza ubukene. uyu munsi turi ku ijambo rivuga ngo garura ibyawe, ariko wabanje kugira ute? gisha inama Uwiteka. Imana irakuyobora mu nzira nyayo, aho ukwiriye kugarura ibyawe. uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ngo bene data, aho waba uri hose, ku mugabane wose waba urimo, Imana niyo kwizerwa. waca mu ntambara zimeze zite, waca mu bibazo bimeze bite, waca mu bushomeri bumeze bute, waca mu ntambara zimeze zite, hejuru y'ibyo byose mbabwiye hari imbaraga z'Imana. hari imbaraga z'Imana. hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. nta mugambi n'umwe ushobora kwitambika hejuru y'ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. ndagira ngo nongere mbakangurire kongera gusubirana ibyiringiro, mugaruke imbere y'Uwiteka, mushake mu maso y'Uwiteka, mugishe inama Uwiteka, muve mu abantu wabagisha inama nibyo, simbabwira ngo mube nk'inyamaswa nibyo, ariko mubegere gake, ahubwo mwegere Imana kurusha uko mwakwegera abantu. haleluya. uyu munsi mbazana ijambo rivuga ngo ushobora kugarura ibyawe. nawe ushobora kugarura ibyawe. ntiwite ku myaka bimaze bigiye, ntiwite ku myaka umaze uca muri izo ntambara. ndagira ngo ubwire ngo Dawudi nawe amaze kumenya inkuru yuko yambuwe ibye, aramanuka ngo apfukame imbere y'Uwiteka, ahamagara Imana, arabaza ngo ese Uwiteka uranyemerera kugira ngo ngarure ibyanjye mbikurikirane, mbigarure? Uwiteka aramubwira ngo bikurikirane, uzabigarura. uyu munsi, uku kwezi, uyu mwaka, Imana ishobora kukugarura ibyawe. Imana ishobora kugusubiza mu kazi wambuwe. Imana ishobora kugusubiza mu bushako wirukamwemo. Imana ishobora kongera kubaka fiyansi yawe, ikongera ikabaho. niba wari umaze gutandukana n'umukobwa cyangwa se n'umusore, Imana ugarutse imbere y'Uwiteka, Imana yakongera kubaka umubano wawe n'umusore cyangwa umukobwa. Imana irabishoboye. ndagira ngo nongere mbabwire ngo Imana yagarura ibyawe. nta maboko y'umuntu n'umwe ushobora kugaruriza ibyawe. nta muntu n'umwe ushobora kuza ngo akubwire ngo nzabigarura. abantu baragerageza, ndabyemera, babigerageza pe, ariko ndagira ngo ubwire ngo Uwiteka atabihagazemo, nta wundi wakubeshya ko yagarura ibyawe. uyu munsi, iterero ry'uyu munsi, ndagira ngo mbabwire ngo uri umusore, uri umukobwa, uri umudamu, uri umugabo, uri umuntu uwo ari we wese waba urimo rwose, icyubahiro waba urimo cyose, urwego waba urimo rwose, uyu munsi mbazaniye ijambo ngo ese umaze kubona yuko ibyawe wabyambuwe n'icyo urimo ukora? umaze kubona akazi ukambuwe, n'iki ukora kugira ngo ukagaruke? umaze kubona ko urushako rwawe ruri mu marembera, n'iki urimo ukora? umaze kubona yuko ugenda uva mu bwiza bw'Imana, n'icyo urimo ukora? ese umaze kubona umaze kwamburwa ibyawe, n'iki urimo ukora? ushobora kuba umaze kwamburwa isambu yawe, ushobora kuba umaze kwamburwa inzu yawe, ushobora kuba umaze kwamburwa, hari ibyo umaze kwamburwa. ese nyuma yo kwamburwa n'icyo urimo ukora? birashoboka ko wajya mu bapfumu, birashoboka ko wajya kuraguza,
kandi ukahatanga imitungo yawe, ugasoza nta kintu bakugarurije. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ntawe ushobora kujya kwa data, ndavuga Imana, ntawe ushobora kujya kwa Yesu ngo have amara amasa. Ntawe ushobora kongera kugaruka imbere y'Imana ngo uyibwize ukuri ngo Imana ye kugukiza iyo ndwara. Nta ndwara n'imwe Imana inaniwe gukiza. Nta kintu na kimwe Imana itabura kugukorera ku buzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi mbazaniye inkuru ivuga ngo ahari uyu munsi nawe ibyawe wabigarurizwa. Uyu munsi haguruka nawe ugarura ibyawe. Haguruka usubire mu nzu y'Uwiteka. Wari umaze kuyitera umugongo kubera ibyo ubona birimo. Ariko nagira ngo ubwire ngo Imana ni wowe yahamagaye. Imana ni wowe yahaye agakiza. Imana ni wowe yatoranyije. Reka kureba abandi ngo bavuze batya byagenze bitya. Oya, reba icyo Imana yaguhamagariye, reba icyo Imana yakugize cyo. Reka kwamburwa ubwiza bw'Imana, reka kwamburwa ubugingo, reka kwamburwa ibyawe. Ongera ugaruke imbere y'Uwiteka, ugisha inama Uwiteka. Haleluya. Turi mu masengesho avuga ngo tugarure ibyacu twanyazwe. Ese ntiwaburiye nawe uri kuri iyi migabane yose navuze? Ushobora kuba uri ku mugabane w'Uburayi. Abantu benshi iyo bava kuri uyu mugabane wa Afurika bakajya ku migabane yindi yo ku isi baba bumva ko bagiye muri paradizo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo naho ngaho ibibazo biriyo, naho ngaho uri ibibazo birahari, naho ngaho urarwara, naho ngaho uramburwa, naho ngaho urababazwa. Ariko nagira ngo ubwire ngo uyu munsi Imana iracyateza amaboko ku muntu wese wihindukiriye. Imana iracyagufitiye imbabazi ku muntu wese wihindukiriye. Ese ntago wabura aho ngaho? Hari ibyo wanyazwe, bagutwaye umugabo wawe uraceceka, uravuga ngo nta kundi byagenda. Ariko bifite ukuntu byagenda akagaruka. Uri aho ngaho watwaye umugore, bagutwaye umugore cyangwa se bagutwaye umugabo, uricaye uriryamiye nta kibazo. Ariko ikibazo kirahari. Ntabwo Imana yaguhaye umugabo kugira ngo ahari wenda igushimisha iby'akanya gatoya. Oya, yakubakiye ifite umugambi wo kugira ngo ubyare woroke. Ntabwo Imana ifite umugambi wo kugira ngo ikuhe umugabo hanyuma imikwambure. Oya, icyo ni ikinyoma cya Satani. Ufite uruhare rwo kongera kugaruka imbere y'Imana ugatanga urubanza. Imana ikakurenganura, Imana ikagusubiza umugabo wawe, Imana ikagusubiza umugore wawe, Imana ikagusubiza ubutaka bwawe, Imana ikagusubiza ikibanza cyawe, Imana ikagusubiza mu ishuri. Ushobora kuba waratakaje ishuri ukaba utakiga, ariko Imana iracyafite umugambi ku buzima bwawe yuko wakongera ukiga. Icyo nacyo Satani yakikunyaga. Ushobora kubura aho ngaho mu rugo nta mahoro ufite, intambara n'intambara za buri munsi mu rugo. Ariko Imana ijya kukubakira ntabwo yakubakiye ngo ikuzane intambara mu rugo. Oya, icyo ni ikinyoma cya Satani yazanye mu rugo rwawe. Udahagurutse ngo ugishe inama Uwiteka ngo yongera kubakira urugo, nta wundi. Uravuga ngo umugabo yarakunaniye. Ntabwo umugabo ananirana. Oya, Imana ifite umugambi ku buzima bw'uwo mugabo wawe. Imana yamucogoza, Imana yamucisha bugufi. Uravuga ngo umugore wawe irakunaniye. Ntabwo umugore yakunanira. Imana ifata umutima we ikamucisha bugufi. Iyo ugarutse imbere y'Uwiteka ukazana urubanza, Imana ikugaruriza umugore mu rugo ikamucisha bugufi, akakubaha, akubaha urugo rwe. Haleluya. Ubwo buzima urimo ushobora kuba ufite indwara umaranye imyaka n'imyaka. Ariko nagira ngo ubwire ngo uko ni ukwamburwa ubuzima Imana yaguhaye.
Imana ikiza indwara, nta ndwara n'imwe Imana itagukiza. Aho hantu urimo uryamye ku iseta, hari imbaraga z'Imana zamanukira ku buzima bwawe, Imana ikaguhagurutsa aho hantu. Ushobora kuba ufungiranye ahantu urengana, birashoboka, ariko wazana urubanza imbere y'Uwiteka, Imana ikakurenganura, ikagukura aho hantu muri iyo kasho. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yiteguye kongera kugarura iby'abantu. Imana yiteguye kugarura iminyago yawe. Imana yiteguye kugarura ubuzima bwawe. Imana yiteguye kugarura urushako rwawe rukongera kugira amahoro. Imana yiteguye guhagarara nawe mu kibazo cyose, Imana ikagikemura. Haleluya. Turimo turavuga ijambo ry'Imana. Dawudi ngo agarutse mu rugo rwe asanga ngo yamaze kwamburwa abagore n'abana. N'iki yakoze? Ngo yaramanutse apfukama imbere y'Uwiteka, abaza Uwiteka ati, se iminyago yanjye nayikurikirana nkayigarura? Uwiteka aramubwira ati, yikurikirane, ntabwo uzabura kutabigarura. Bibiliya tubwiye ngo Dawudi ahagurukana ijambo Imana imubwiye. Arahaguruka akurikirana abagore be n'abana n'imitungo. Ahagurukana ingabo 600. Ngo bageze ku kageze Besori, ingabo 200 ziracogora ngo ziraruha zisigaraho. Ngo akomezanye n'ingabo 400. Ngo bageze imbere, ngo bahasanga umwana w'umusore w'umunyegiputa watakaye mu nzira muri babanzi babo. Bibiliya tubwira ngo baramufata bamuzana Dawudi, ngo abaha amakuru yose, ababwira naho bari, ababwira aho bicaye, ngo arabajyana aho bari bihishe. Bibiliya tubwiye ngo Dawudi babagwa gitumo, bagarura abagore babo, bagarura abana babo, bagarura imitungo yabo, ngo nta kintu na kimwe basanze kigize batwara. Ngo ibintu byose uko bakabikuye kwa Dawudi, byose niko babisanze, ngo byose niko babigaruye. Ndagira nkubwire ngo aho waba wicaye, aho waba uryamye, biro yose waba wicayemo, umugabane wose waba urimo, ndagira ngo nkubwire, hindukiza amaso yawe, reba mu buzima bwawe, reba kuva mu bwana bwawe, reba mu busore bwawe, reba mu bugabo bwawe, reba aho ugeze, reba urwego ugezeho, reba icyubahiro ugezemo, reba, hindukira urebe, hari ibintu ubura wambuwe. Ndagira nkubwire ngo ushobora kuba utabyemera, ariko mu kanya gato uraza kumbwira hari ibintu bimwe wambuwe, ariko uyu munsi nzanye ijambo rivuga ngo birashoboka ko byagaruka. Dawudi arabigarura. Ese wowe kuki bitagaruka? Niki cyakubuza kugarura ibyawe? Ni igiki cyakubuza kugarura ibyawe? Wa mudamu we, niki cyakubuza kugarura ibyawe? Urarwaye, urwaye umugongo, urwaye kanseri, urwaye amaso, ubuze ibyiringiro, urwaye ubukene, uri umushomeri, urategura ubukwe bukanga, umaze kubutegura 2 gatatu bugapfa. Uyu munsi nkuzaniye ijambo, nta kintu na kimwe uzana imbere y'Uwiteka ngo ye kukigarura. Imana irongera igarura ubuzima bushya muri wowe. Haleluya. Niba Dawudi yarabashe kugarura ibyo byose, ko kuki bitagaruka? Niki cyananirana? Niki Imana itakugira cyo? Ni uruhe rwego Imana itakugezamo? Warasenze biranga, waragerageje uriyiriza biranga. Amaso yanjye amaze kwibonera, Imana irakora, Imana ifite imbaraga. Imana nta kintu na kimwe Imana itagukorera. Nta buzima na bumwe Imana itagukuramo, nta buzima na bumwe Imana itakujyanamo,
nta cyubahiro na kimwe Imana itakugezamo, ahubwo icyo tubuze, twatangiye dushaka Imana, twatangiye twubaha Uwiteka, twatangiye dushaka mu maso hayo, twatangiye twitanga mu Mana, ariko Satani yaragucogoje, Satani yagushubije inyuma, Satani yaraguhumye, Satani yaguciye intege. Ariko hejuru y'iyo migambi yose kuriho hari imbaraga z'Uwiteka zagarura ibyawe. Uyu munsi ongera uhindukirire Uwiteka, ongera ubigerageze, ongera, haracyari amahirwe yuko nawe ibyawe byagaruka. Niba Dawudi yarabigaruye, kuki wowe utabigarura? Haleluya. Imana uyu munsi iragarura ibyawe niwifatanya nanjye. Turi mu masengesho y'iminsi 21, turimo turasenga tubwira Imana ngo Imana igarure ibintu by'abantu bayo. Imana ikugaruriza ibyawe, Imana igarura ubuzima bwawe, Imana yongere igarure urushako rwawe rugira amahoro, Imana yongere igaragare mu rugo rwawe, ikuzanira ibyo wanyazwe. Satani arimo aratwaza igitugu abantu b'Imana muri iyi minsi, arimo abateza gahuge. Satani aragenda ahuza abantu, kubateza kuba bize. Ntabwo abantu bagifite umwanya wo kuboneka imbere y'Imana, ntabwo abantu bagifite umwanya wo kuboneka mu nzu yayo, ntabwo abantu bakibasha kwiriza ubusa, ntabwo abantu bagibasha gutwara Bibiliya ngo bumve ko bari confidence y'ibyo bintu. Abantu bamaze kuba nk'abandi bose. Abantu abitwaga abakristo bamaze gusa nk'abandi bose. Niyo mpamvu usanga kenshi kera warishimaga, kera wagiraga amahoro, kera waritangaga, kera wafashaga abantu, ariko ntukibikora. Kubera iki? Warambuwe. Satani yarakwambuye. Usigara ugera mu nzu y'Imana, ukarinda usohoka mu nzu y'Imana umeze nk'uko waje. Kubera iki? Waranyazwe. Ntabwo ugifashwa n'ijambo ry'Imana. Abantu bararirimba indirimbo z'Imana, ariko ntugifashwa nazo, kandi kera zaragufashaga. Kubera iki? Nuko wambuwe. Garuka ku isoko, wongere ushake mu maso h'Uwiteka, ugishe inama Imana yongere igarura ubuzima bwawe, yongere kugaruriza ibyawe. Imana iri tayari kugarura ibyawe. Haleluya. Uyu munsi turi mu masengesho y'iminsi 21, tugeze ku munsi wa 3. Nushaka kwifatanya natwe uratubwira, nushaka kwifatanya natwe uratubwira. Turi hano i Kanombe, haruguru ya King David. Twirirwamo buri munsi guhera saa 4 kugeza saa 12:30, dusenga Imana, twinginga Imana, dusengera abantu. Nushaka kwifatanya natwe vayo. Imana uko yari iri imbere n'uyu munsi ni kwiri, kandi ni kwizahora. Uko Imana yakoraga kera n'uyu munsi irakora. Niba kubeshye Satani ntagubeshye, uyu munsi imbaraga zakoraga kiriya gihe ziracyakora. Haleluya. Bene data bavandimwe, ndaguhamagarira kugira ngo ayo masengesho nawe uyabonekemo. Bayubane natwe ubone imbaraga z'Imana. Abantu barimo barabohoka. Ejo bundi twasenge undi muntu, umukobwa diamond zafasha akiri umwana. Zamufashe ari mu myaka 5. Uwo mwana w'umukobwa uyu munsi ari mu myaka 25. Twaramusengera, diamond zikajya zivugana natwe zitubwira ngo zamugiyemo akiri umwana. Intego yazo ni ukumwica, ariko twaramusengeye Imana iramubohora.
nawe ndaguhamagarira kugira ngo Imana uyu munsi ikubohore kandi ikubohorere ibyawe. Hari ubuzima umaze iminsi ushaka, ubwira ukanse igihe kinini cyane. Ndagira ngo ubwire ngo iyo ugarutse imbere y'Uwiteka, Imana igarura ibyawe. Nifuza ko uyu munsi Imana igarura ubuzima bwawe, Imana ikugaruriza ibyawe wanyazwe. Warize urarangiza, ubona akazi ukamaramo amezi 3 barakwirukana, utagira ngo ni ikindi. Waranyazwe, ntago ari ubushake bw'Imana. Waranyazwe, waranyazwe. Niba ushaka ko Imana igusubiza umugisha wawe, ongera ushake Imana igarura ibyawe. Haleluya. Turagenda tugera ku musozo. Imana yacu nagira ngo mbakangurire kugira ngo mwongere mushake Imana. Dawudi yakurikiranye iminyago ye iragaruka. Niba hari ibyo wanyazwe wicaye ahantu wumva ubu butumwa bwiza, wari wihebye, ubona ko byanze byananiranye, ubona waragerageje byaranze, oya, Satani ye kuguca intege akubwire ngo byaranze ntibigishobotse. Biracyashoboka ku Mana. Ushobora kuba uryamye kwa muganga, ndohereza imbaraga z'Imana zikubyutsa aho hantu, uhure n'icyubahiro cy'Imana, Imana igukiza iyo ndwara. Ushobora kuba uri umushomeri, ndohereza imbaraga z'Imana zibohoza akazi kawe. Uyu mukobwa urabona ugiye kugwa kwishiga, ariko nagira ngo ubwire, ndohereza imbaraga z'Imana zikubohoreza urugo rwawe. Ushobora kuba uri umusore warambagije biranga, ndohereza imbaraga z'Imana zikuzanira umukobwa muzima. Haleluya. Ndavuga kubohoza ibyawe. Imana iracyabohoza iby'abantu. Imana iracyafite ubushake bwo kubohoza ibyawe, ahubwo tuyibuza imbere. Ntago tukibasha kugaruka imbere y'Imana, ntago tugikunda Imana, dukunze ibintu kurusha Imana, kandi ibintu tubihabwa nayo. Twubashya abantu kurusha uko twakubaha Imana, kandi abantu baremwe nayo. Ndagira ngo nongere ngusubize ku musingi wo gushaka ijambo ry'Imana. Ongera ushake mu maso y'Uwiteka. Bibiliya ivuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Haleluya. Hari amajwi akuza mu matwi akakubwira ngo ntabwo Imana igikora. Ngarutsa no kubabwira ngo Imana iracyakora. Uko yari iri kera nikwiri kandi nikwizahora. Imana iracyazura ibyapfuye, Imana iracyazura abapfuye, Imana iracyakura abantu mu nzu z'imbohe, Imana iracyatanga ubuzima, Imana iracyatanga agaciro, iracyatanga amahirwe yayo. Niba hari amajwi agusakuriza, yabwire ngo ceceka, haracyari amahirwe imbere yanjye yuko Uwiteka yanyumva. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo igihe Eliya yendaga kuzamurwa mu ijuru, Elisa aramuri inyuma amushaka nk'umwitero, ariko ngo agenda ahura n'imbogamizi mu mihanda aho bagendaga baca. Agahura n'abahanuzi bakamubwira ngo dore Eliya agiye kugukurwaho. Ariko umva amagambo yagendaga asubiza nk'umuntu wizera Imana. Yagendaga ababwira ngo yego ndabizi ko yenda kunkurwaho, ariko nimuceceke. Nawe nagira ngo ubwire ngo aho waba uri hose ku mugabane uwo ari wo wose, waba uri mu Rwanda,
waba uri ahantu hatandukanye, waba mu rwego runaka, waba uhura n'ibyo bintu byose bigucecekesha, ushobora kuba ufite abo gucecekesha, ushobora kuba ufite amajwi agenda gucecekesha, ufite byinshi bigenda biguca intege, ariko nagira ngo ubwire ngo ongere ugire ijambo rivuga ngo nimuceceke mu izina rya Yesu. Imana iracyagufiteho umugambi mwiza. Niba ugihumeka ukabyuka ugasanga uracyahumeka, uyu munsi uracyari umukandida w'ibyawe, uracyari umukandida w'ubuzima bw'ejo, uracyari umukandida w'umugisha, uracyari umukandida wo gukira iyo ndwara, uracyari umukandida wo kubona akazi nk'abandi, uracyari umukandida wo kubona icyubahiro icyo ushaka, uracyari umukandida w'ikintu cyose wifuza. Mu gihe ubyuka ugasanga urahumeka, uri umukandida w'ikintu cyose wifuza. Niba wari mu mwuka wo kwiheba, niba wari mu mwuka w'agahinda, niba wari mu mwuka w'indwara, niba wari mu mwuka w'ubukene, niba wari mu mwuka w'amagambo, niba wari mu mwuka w'ubutayu, niba wari umwuka mubi ukubuza amahoro, uyu munsi nkuzaniye ijambo. Ongera garuka imbere y'Uwiteka, ugaruze iminyago yawe igaruke. Uracyafite amahirwe yo kugarura iminyago wanyazwe mu busore ukayibona. Hari iminyago wanyazwe mu rushako, ushobora guhaguruka ukayigarura. Hari ibintu wambuwe, Imana yabikugaruriza uyu munsi. Kandi uyu munsi nuhagara nanjye muri aya mavuta mpagazemo, uyu munsi ndagutegekaho ijambo riza kuhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi ndagira ngo nze kukwaturaho ijambo rihindura ubuzima bwawe. Buri kibazo cyose kirumva, buri dayimoni yose irumva, nta mudayimoni n'umwe utumva, nta mbaraga z'umwijima zitumva. Erega iyo bazi wawe nabo baza batumwe, nta ndwara n'imwe itumva. Ubukene, dayimoni uzana ubukene wawe arumva, baramugutumye. Dayimoni ikubuza gushaka, baramugutumye. Ariko Uwiteka afite ijambo hejuru y'uwo mwuka ukubuza amahoro. Imbaraga z'Imana ziracyahari, imbaraga z'Uwiteka ziracyahari. Bene data, mwe guheranwa n'amateka y'ibyo mwanyuzemo. Amateka kubera urwego rw'intsinzi. Haleluya, haleluya. Turimo turagenda tugera ku musozo. Imana yo mu ijuru, ngiye gufata umwanya wo gusenga, nsengera abarwayi, nsengera abashomeri, nsengera buri muntu wese uri uca mu ntambara. Ndagira ngo aho uri hose ufate umwanya nawe dufatanye dusengane. Imana ikubohoreza ibyawe, Imana ikugaruriza ibyawe, Imana igusubize mu kazi kawe, Imana igusubize mu rugo rwawe, Imana igusubize, Imana igusubize, Imana igukure muri ibyo bitaro, Imana igukize kanseri, Imana igukize ubwo bukene, Imana igukize ayo maganya, Imana igukiza ku gahinda, Imana igukureho uruzerero urimo. Ushobora kumaza iminsi mu ruzerero, ariko uyu munsi Imana igukure muri urwo ruzerero. Tugiye gusenga Imana, ufatanye nanjye aho uri. Niba ushaka kugira ngo uze kubaza, turaza kubaho umurongo wa telefoni, muze kuza kumpamagara tuvugane.
tugiye gusenga, ariko ndimwe nasoza mvuga ngo mwibuke ijambo twahereye, twasomye Samweli wa mbere igice cya 30 duhera ku murongo wa 6. Twahasanze umugabo witwa Dawudi, mwese muramuzi, ngo ariko agarutse wasanga yanyazwe. Nawe ushobora kugira utya wakwisubiramo ugasanga hari ibyo wanyazwe, ariko Dawudi yarabigaruye. Abigarura anyuze mu yihe nzira? Yanyuze mu nzira yo kugisha Uwiteka inama. Nawe uyu munsi ndagusaba ngo wongere ugaruke imbere y'Uwiteka umubaze. Niba wenda uri umunyantege nkeya, wumva utizeye kugaruka imbere y'Uwiteka, mpamagara, ndakugira inama. Duhamagara ibyo bintu bigaruke, dupfukame ku mavi yacu, duhamagara Imana igarura ibyawe, igarura ubuzima bwawe. Imana rero ibamere umugisha wo muri hose, imigabane yose muriho, abanyaburayi mwese ndabasuhujije, mvuga ngo Imana ibagire neza. Abari ku mugabane wa Afurika, namwe mwumvishira ijambo ry'Imana, ribagirira umumaro kandi rihinda ubuzima bwanyu. Abari mu Rwanda mwese ndavuze ngo mukimara kumvira ijambo rizana ubuzima. Wera wa Isirayeli, Imana y'umuriro kandi ikongora, ntumye iri jambo duhagazemo Mana, ndabohoza akazi k'umuntu uwo ari we wese yari yaranyazwe, kamugaruke mu biganza. Ndabohoza uwo muntu ugamye mu bitaro urwaye, iyo ndwara imusohokemo ikire mu izina rya Yesu. Ndasengera buri muntu wese, umushomeri muha akazi, ushaka promotion ayibone, uri mu ruzero amazemo imyaka n'imyaka, ndategeka ngo abo bazimu bamurekure mu izina rya Yesu. Nirukanye umwuka wose ugenda kuri abo bantu, ubacerereza, ubadindiza, ubarwaza, ubateza ubukene, ndakubita izo mbaga zibakurwaho mu izina rya Yesu. Nakira umugisha w'Imana ubohora ubuzima bwabo, bongera kugarura ibyo banyazwe, bongera babibone mu izina rya Yesu. Nsabye umugisha ku muntu wese unteze amatwi, awutware Mwami Imana yacu, kandi ubohora ubuzima bwabo, kandi ubohora ibyabo, wongere ubisubize mu biganza byabo, babone umugisha n'amahoro ku buzima bwabo, kandi babone bava mu rwego bajya mu rundi rwego. Mana ndagushimira, ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro kuko unyemereye, kandi ukaba ukoze imirimo n'ibitangaza ku banteze amatwi bose. Mwana, mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Tugiye gutanga umurongo wa telefoni, ushaka kwifatanya natwe mu masengesho, ushaka kugira ngo agirwe inama wenda icyo adasobanukiwe, ushaka kugira ngo asengerwe, turatanga umurongo wa telefoni. Ni 0782 59 04 20. Ndasubiramo, ni 0788 59 04 20. Niba ushakire kuri uwo murongo tuganire, nkugire inama, cyangwa se ushaka kwifuza gusengerwa usengerwe. Dukora umurimo w'Imana hano i Kanombe munsi ya sekiteri cyangwa se haruguru ya King David. Muhawe ikaze, twifatanye, turi mu minsi 21 dusenga, tubohoza ibyacu kugira ngo Imana itugaruze ibyacu, ibyo twitwaranyazwe. Nawe ube muri abo ngabo, Imana ikugaruze ibyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.